Hello, beautiful people. Your boy DT Behind World Show, of course. Today is a wonderful day, you know. Numbona ndimo ninywera agakoma mu gitondo. Umenye wagwani. What is going on? What is going on in the house? Ndabasuhuje rero abakunzi ba Behind World Show aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Big up yourselves. We love you so much as you do, guys. Today is what? Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe. Mumaze iminsi cyane abantu benshi cyane banyandikira bavuga bati uriya mugabo ukunda kuvuga, uriya mugabo ukunda gukorera ama publicité menshi, turamushaka kuri kamera kugira ngo tumurebe, tuganire nawe ndetse nawe umuganirize mu gihe cyo mutugaragariza cyangwa se mutubwira. Noneho nizere ko ikiganiro cyacu kiri imbere neza kuri yuko I'm with my boss. Welcome boss. Yeah, welcome. Emi Heritage Food. Phone. Yes, bro. Mazete. Komera cyane. Yeah, komera. Karibu sana. Asante sana. Wisaga muri Behind World Show. Murakoze cyane. Karibu sana. Yeah. Ugira hano hafi gatoya. Yap. Amakuru ni meza. Murakomeye. Yeah, turashimana kabisa. Akabiho. Akabeho karare ko ntago ari cyane. Boss wumva imbeho, ari boss wumva imbeho. Bagushyakire ka cyayi, baguhe ka cyayi. Kabe hano hanze kameze nabi ariko ntago ari cyane kabuza umuntu kugenda. Abarundi nibo bavuga ngo harakanye. Nibyo wavuze ngo harakanye haba hakonje. Abarundi tubahaye intahe turabasuhuje abantu b'i Burundi mu Buyanza, abantu ba Cibitoke, abantu ba Bujumbura, turabasuhuje rwose, bo mu Ngagara turabasuhuje. Abari Ingozi nabo turabasuhuje. N'abantu b'Ingozi bose turabasuhuje. Ndetse dusuhuje n'abantu bose tutaragira n'ikintu tutangira kuvuga. Dusuhuje n'abantu bose bazi Emi Heritage Food. Abantu bazi iryo jambo. Abantu bazi iryo jambo turabashuje cyane. Emi Heritage Food, abantu bazi iryo jambo turabasuhuje kabisa. Kandi turanabashimiye cyane kandi tuzama tubashimira. Izina yanjye nitwa Muhizi Emmanuel. Yes. Nkaba ndi umugabo ndubatse. Ntuyetetereje nawe nkorera. Nkaba nkora inshuro business yanjye ni ibintu by'iwacu by'umwimerere. Iyo tuvuze umwimerere tuba tuvuze ibintu bitaciye mu nganda. Yes. Ibintu bitigeze bica mu nganda, byavuye mu murima, biva mu murima, umuntu akabirya uko byavuye mu murima nyine. Nta handi byaciye mu nganda. Emi, nagira ngo usobanurire abantu neza ubuzima bwo kwisanga uri gukora business, uri gucuruza ibyo kurya. Ese niyo business wabanje gukora cyangwa se hari izindi business wabanje gukora? Ese wisanze uri gutekereza igitekerezo cyo kugira ngo utangire gucuruza ibintu bya Kinyafurika, ibyo kurya bya Kinyafurika? Yego, murakoze. Ntangiriye gahunda yo gucuruza iyi business y'ibiryo by'Abanyafurika. Koko hano turi hari abantu b'iwacu. Benshi ari Abarundi, ari Abanyarwanda ndetse n'Abakongomani. Tubibutse yuko turi mu gihugu cya Mozambique. Ndi kumwe na Manuel hano mu gihugu cya Mozambique, akaba ari naho akorera, akaba ari kudusobanurira ibijyanye na business ye, ibyo akora aha ngaha muri Mozambique. Nkimara kugera muri iki gihugu mbona nta yindi business nakora, kuko bitewe nuko nabonaga abantu bakaba bashaka ikintu cy'iwacu, bashaka nk'icyo gitoki ugasanga kukibona yenda biragoranye, ubwo bugari bw'imyumbati, mbega ibintu by'iwacu byose. Mpitamo rero ndavuga ati reka nkore no business. Nyitangira gake mbona bigiye biza. Nuko insubi nyuma gatoya, wageze mu Mozambique ryari? Nageze hano 2018. Umusiniya. Kuva wagera aha ngaha nibyo watangiye gukora? Kuva nagera hano nibyo kuva nagera hano ntago aribyo naye kuko nabitangiye 2022.
ukurikije hari ahantu ukorera uko nahageze nabonye ufite depo y'ibintu byinshi cyane niba atari ibanga watangije nka kapitali y'amafaranga utangira nimba atari ibanga kugira ngo twinspiringe n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu muri rusange bashobora gukora business. Burya mu bucuruzi nka biriya ntabwo navuga ngo bitangiza amafaranga angana iki kuko biriya ni ibintu amafaranga mbega uwo ushiritse ubuti ikintu cyose ni ugushirika ubute kandi ukakiyumva mukagikora gikunze. Burya ari umuntu ubona akazi umuntu akora akumva mbega ni akazi gaciriritse akumva ntiyagakora ariko muri ko harimo ibanga ni ukuvuga rero burya amafaranga upfa kuba uvuga ati we mfite intumbero yo gukora kano kazi amafaranga ariyo yose burya kibuye ari igishoro upfa kuba wagashyizeho umutima uko yabangana kose ntabwo wavuga none ngo uzanye ibihumbi 5 ngo urabishoramo ariko uvuga ati mfite nk'ibihumbi 100 yenda ndabona ntabishora mwituka ngo bivemo bishobora no kuba intangiriro yo kuzamuka. Emmanuel, abantu bakunda kumbaza bakabaza bati dufite impungenge zibijyanye n'uburyo aya mafu ategurwa amafu y'ibikoma cyane cyane bino byo kurya ucuruza bibanza gutegurwa umva wenda bafite impungenge y'uko ese birabanza bikozwa ese biba bibitse gute nagira ngo bamare impungenge. Hari abantu benshi yenda reka mbivugemo gutya bajya batwiyitirira ugasanga nk'umuntu aguze ikintu ahantu ntikimubereye cyiza akiguze no wa muntu ari uko yatwiyitiriye yenda akavuga ngo yabivanye iwanjye kandi atari iwanjye. Njyewe iwanjye buriya warahageze aho nkorera wabonye ko hari ibintu ngomba bibikwamo amafu bimeze neza bifunze nta hantu byahurira n'ivumbi cyangwa undi mwanda wari wose. Ibintu by'amasaka uburo ingano ikintu icyo ari cyo cyose mbanza kubitunganya nkabironga bikamera neza ubundi nkabona kujya kubishesha. Rero burya niyo mpamvu ikintu utagikoze neza kuko nkanye nkunda igikoma nicyo cya mbere. Igikoma ni cyiza ni cyiza kuko sinava mu rugo matama atakinekeye mu gitondo. Murabona ukuntu Manuel asa niyo mpamvu bafite usanga abantu afite itoto mu igikoma mwabagabo mwanwe y'igikoma mwabagabo reba Manuel ukunasa arumva. Rero ibintu burya ngo ujya gutera ubureza arabwibana ntabwo nabanakoze ibintu bibi ngo burya ngo nanjye biniryohere nawe bikuryohere ntabwo byakora. So rero abantu mwari mufite impungenge z'isuku uburyo dutegura ibintu byacu ni ukuri numva yuko Manuel aba yabikoranye isuku ihagije. Nizere ko iki kibazo kivuyeho ndetse n'ibinashoboka tuzabereka ese bigenda gatoya buriya n'abahagera bo ntibazajye bandika muri comment bandike muri n'ababikoresha bazajye babivuga yenda burya hari umuntu udakosa da nta muntu udakosa burya ushobora kubona akantu gatoya ukavuga ati cyakoza bakabona igitekerezo uzajya ukosora gutya nabyo birashoboka. Hari abandi bantu bari za Malawi hari abari mu bihugu bitandukanye bagiye banyandikira nabo bashaka products zawe. Hari uburyo buhari bwo kuba ushobora kuba watangira gukora products zawe ziri sealed zifunze mu buryo buri professionnel ku buryo nko mu butaha cyangwa mu gihe kizaza uzaba utangiye kuba wa supplying ukabaha products zawe zigiye ziri sealed zifunze mu buryo bugezweho. Ibyo cyo gitekerezo ndagifite ariko nanone bisaba kubanza kwiyorganiza kuko buryo ushaka gukora ibintu byagutse ntabwo uhita ubitangira ku kanya ngo uhite ubigeraho. Ariko icyo gitekerezo ndagifite mbega no mu gihe gitoya abari hano mu gihugu ngiye kuzana baha ibintu bifunze neza bifunze original biri sealed bimeze neza pana kuvuga ngo uzanye ifu igeze hari usanze bimeze ukundi kuntu cyangwa ishashira funze ukuntu izajya bifunze neza ifunze ukuntu imeze neza. Ibyo ni ibintu ndi gutegura n'abari hanze nabo mbega ubu ndashaka gukora ibintu byagutse ku buryo nzajya njyana mu maduka nkavuga ati bine aya ni amafu y'ibikoma n'amafu bifunze originale nk'abaranguza nabo bagacura. N'abantu mufite amaduka rero mushatse ubwo mwaba mwiyandikisha niko bimeze igikoma product zo muri Heritage Food ni product zimeze neza mushatse mwaba mwiyandikisha kugira ngo mutazacika. Ubu ikintu ntegurira usibye karuya nanone ari ikintu cy'umwimerere wanjye kindimo nk'abantu urabona nk'ababyeyi baba batwite
baba bakeneye igikoma kugira ngo kunywa igikoma kugira ngo umwana azavuke ameze neza kandi no mu gihe babyaye nabwo bakanywa igikoma. Iyo umubyeyi rero yaje yabyaye nanjye ndamuhemba, ndi mu bantu bumuhemba nanjye. Umubyeyi wese wumva atwite ni karibu wanjye, karibu kwa Manuel azaguhemba rwose. Urumva ko Manuel ni ubuzima ndumva apfa kuba yabyaye utangira no atwite ukamwitaho rwose, ukamwitaho atwite ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane kugera ukwezi kwa 9 akajya kubyara, yabyara ugakomeza ukamwitaho ukamuhemba rwose cyane. Iyo gikuru kibyiruka wumva ufite izi nzozi? Inzozi nari mfite kuva kera, numva ko ngomba kuba umucuruzi. Kubera ko ndi wa muntu utaravukiye ahantu mvuge koko iwacu iyo ngiyo ni ahantu sibwo sinavuga, ntabwo navuga ngo ndi wa muntu wavukiye ahantu hakomeye, ndi umwana wavukiye mu cyaro. Ariko numvaga inzozi zanjye zari ubucuruzi. Wazigeze umwana akomeza uri gutera imbere nimba nicara kuri televiziyo se nkabwira ibyiza abanyarwanda n'abarundi tugezeho, urumva se hari icyo twashinja Imana? Prestation ufite ukinjira no muri Mozambique, ni ikihe kintu, ni danke, ni izihe challenge, ni ibihe imbogamizi, ni ikihe kintu cyakugoye cyane kugira ngo ubashe kumenyera? Ikintu cyangoye hano ururimi kujyana n'ubu sindarumenya, rwaranze kabisa. Ariko biragenda biza. Hano wajya kubona mu ndirimbo abantu bagetse ko uri n'umuhanzi, n'uwacisha mu ukanaririmba ukanashimira Imana ko yakugejeje ku nzozi zawe. Ko nabonye uzi no kugatambara. None ibintu byo kuririmba byo byisanga mu mutima indirimbo zo, ni uko bikunda cyangwa se nabyo biri mu byo ukora? Oya, kuririmba mu manager? Oya, sindi mu manager, gusa numva mbikunze. Babikunda? Abakire burya rero ngo bakunze ibintu burya ngo birangira bigoye. Arashiduka ejo nizazera uririmba rwose. Ariko nakantu nari nshishijemo gukora kuko abantu bagiye bakubona mu ndirimbo mu video atandukanye, ushobora gukeka yuko uririmba cyangwa se uri mu manager runaka. Ndi umuririmbyi, nsengera Tetereje kwa Papa Manu, nkaba ndi n'umuririmbyi muri korali. Uri umuririmbyi muri korali? Uririmbira muri korali yitwa ngo iki? Paradiso. Abantu bo muri korali Paradiso turabasuhuje. Turabashuhuje cyane. Ikintu babwira abantu bo muri korali yawe? Abantu bo muri korali yanjye ndasuhuza Eugene, Dirigente Claudine, n'abandi bose dukorana n'umurimo, na mushumba wanjye ndamushuhuje Papa Manu. Imana ibahe umugisha. N'itorero ryose muri rusange. Wakiriye agakiza ryari? Njyewe agakiza nakakiriye kera 2007. 2007? Abantu wari ruharwa? Nakakiriye. Warazinywaga kabisa za rwagwa zaki? Narazinyweye ngira, ariko nkigera ninaha ngaha zinaha rero nza kugenda ndabivanga nyine nsa nk'utaye gatoya, ariko Imana iramfasha yongera ingaruza ubuntu bwayo. Yego, urongera. Ariko ubu narafashe none ntakurekura. Ubu warafashe uri muri Yesu rwose pe, nta kintu cyamunkuraho none. Cameraman nazane rero nazane akantu ahangaha kugira ngo dutange icya 10, usige icya 10 dore. Cameraman gira ikintu zarahangaha umukira asige icya 10 cyangwa se tumuhe
nimero ya imora twebwe nta kibazo kimwe no mu rusengero hano ushobora no kohereza kuri imora cyangwa se M-Pesa byo biba byoroshye udafite cash nta kibazo ariko ugasiga icyacumi hoya burya ahantu wageze rega burya usigo ugomba no kuhahesha umugisha si nk'ibyo byose nuko ubundi nicyo kiranga mu Kristo bavuga ati tuzabamenya none se imbuto wamenyeraho n'izi si nk'ibyo se cameraman mukanya araza guteganya hariya aho uri gushyira icyacumi imbere y'uko usohoka kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ndetse no muri Heritage Food tuhagabe imigisha tuhagaba abakiriya mu izina rya Yesu niko babimeze nk'ibyo byose se muri Heritage Food niho hantu honyine ushobora gusanga ibyo kurya bya Kinyafurika kandi byizewe neza ndabeshya oya nibyo n'ukuri muri Heritage Food niho hantu ushobora kugenda ukabona ibitoki byiza bitamaze igihe byavuye mu murimo uwo munsi bimeze neza cyane ndetse n'ibindi bitandukanye bigiye bitandukanye mbega umuntu uzaba ukeneye ikintu cy'iwacu azajya mpamagara ajya guhamagara rwose wabahereza nimero bashobora kugushakaho nomero 87 48 53 7 6 naguha umwanya rero ugasezera ku bakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind What's Show ndetse n'abakunzi ba Heritage Food ukagira n'ijambo ubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro bakoze kudutega amatwi ndabashimiye cyane icyo mbifuriza ni amahoro n'umugisha mu byo bakora kandi ndabakunda asante tugisoza gatoya nirihe jambo rijya rikubaka cyangwa se nirihe jambo ujye ugenderaho mu buzima yewe ijambo ikintu kindanga burya n'urukundo nge nirwo mpora ngendera kuko ngira urukundo numva nta kwanga umuntu kandi umuntu wese ngomba kumwiyumvamo ko ari mugenzi wanjye amahoro n'urukundo amen